mbwira ni gute nahumeka nta mwuka. Alright, agasobanuye plus no iya niyo ndirimbo tugiye gusobanura. Mwawise Jordan Spark ari kumwe na Chris Brown. Alright, bavuga ngo no iya nyine umva amagambo y'ikandi twagiye sasa. Ndamutse impfuye mbere yuko mbyuka byakabaye ko akaba yantwariye umwuka kubera ko gukura nko kubaho mu isi itagira umwuka. Iyo ndi hano njyenyine sinshaka kugenda, umutima wanjye ntunyeganyega, ni ukuri ntabwo wuzuye. Ese hari uburyo nakabikumvishimo byibuze? Ariko se ni gute uteganya ko nabaho njyenyine ubwanjye kandi mu by'ukuri isi yanjye yizengurukira kuri wowe? Ni ukuri birangoye guhumeka pe. Mbwira ni gute nabaho nta mwuka? Simpumeka nta n'umwuka rwose. Ni ukuri ntabwo ndi guhumeka pe, kubera ko nta mwuka uhari. Ura muri aya mazi mu bujyakuzimu, mbwira ukuntu nzabaho nagufite. Iyo utari hano ntabwo nahumeka rwose. Nta mwuka mbafite pe, nta mwuka wo guhumeka, nta mwuka wo guhumeka. Yo, nta mwuka wo guhumeka pe. Oya, nta mwuka wo guhumeka. Narasimbutse nakoze byose, ariko byose nabishobora kuko nta kintu cyamfata usibye wowe. Yo, ariko ndacyahumeka rimwe na rimwe tu. Utwara umwuka wanjye ariko nararokotse. Sinzi ariko nta nibyo nitayeho pe. Ariko se mu by'ukuri ni gute wateganya ko njyewe nabaho njyewe ubwanjye njyenyine kandi isi yanjye yizengurukira kuri wowe? Ni ukuri birangoye guhumeka pe. Mbwira ni gute nahumeka nta mwuka? Ntabwo nahumeka rwose. Iyo ati nta mwuka muri ubu bujyakuzimu bw'amazi, mbwira ukuntu wabaho utafite. Iyo udahari nta mwuka wo guhumeka mafite. Oya, nta mwuka mbafite rwose. Nta mwuka wo guhumeka, nta mwuka wo guhumeka, nta mwuka wo guhumeka rwose. Nta mwuka wose wo guhumeka. Alright, agasobanuye plus kuri TikTok, agasobanuye plus kuri YouTube ndetse na Instagram. Hose ugenda ukore follow na subscribe. Mwege disisikore Mike. Buri munsi dukora indirimbo zisobanuye mu gitondo ndetse na nimugoroba. Icyo usabwa no gukora subscribe kugira ngo ujye ubona mu mbere. Alright, umva amagambo. Mbwira ni gute nahumeka nta mwuka? Ntabwo nabaho nagufite rwose. Iyo udahari nta no guhumeka pe, kubera ko nta n'umwuka uhari. Ura muri ariya mazi y'ubujyakuzimu, mbwira ukuntu uzabaho utamfite rwose. Iyo udahari sinabasha guhumeka, kubera ko nta n'umwuka uhari. Oya, nta mwuka uhari, nta mwuka uhari, nta mwuka wo guhumeka rwose. Birangora guhumeka. Ni gute nabaho nagufite nta mwuka? Ntabwo nahumeka udahari rwose. Iyo udahari nta kiba kigenda, kubera ko nta n'umwuka uhari. Ura muri aya mazi rwose, mbwira ukuntu uzabaho utamfite. Iyo udahari ntabwo nahumeka, kubera ko nta mwuka mba mfite. Nta mwuka wo guhumeka mba mfite. Namwe mudahari ntabwo nakwirirwa nsobanura. Niyo mpamvu bashimira mwebwe mwese mwakoze subscribe, mugakora na follow kuri TikTok, agasobanuye plus ku mbuga zose.